Aha mpagaze ni iwabo mu rugo kwa Claudine, nagarutse kumusura. Murebye hano inyuma yanjye ni ahantu dukunze gukorera ibiganiro, murebye background. Claudine ni umuntu udasanzwe mu gihe nk'iki, ariko ibaze kuva 2012 senga mura n'abantu tugasenga ibitangaza bigakoreka. Oya, ibintu by'Imana David ntukabyibazeho cyane, ibintu by'Imana bigera igihe cyayo, iyo cyageze nta wabisubiza inyuma. Mera mbwira abantu bose badukurikiye ngo ibigeragezo uri kureba imbere yawe ntago wabipatanye. Ariko rare inkuru y'iwacu iraririmbaga ngo wikwiheba shuti, komeza umutima wawe, dore umwami wawe akuri hafi, ibigeragezo ubona ntago wabipatanye, ugiye ibyiringiro kugiye gutabarwa. Tugiye Kampala. Subwo nibyo ni ngombwa ngo ubivuge. Tugiye Kampala. Ubu ngiye Kampala mu kanya gatoya rwose. Uragenda n'ikirere. Go kunena. Banenye si ntuyita ubona hari nk'umugabo ufite indigeze no umbonye gusa kubera kundeba ugahita ubona agiye kuyengeka nka hari yararutse. Ngo iki? Umugabo David wamabara nubimbaza. Buriya wowe hari igihe uri kundeba gutya mbyibushe, mfite agasura keza, wambaye agasaha, duhuye ejo bundi, nambaye agakweto gasa n'agatambaro, nambaye agakanzu keza bahegutse kunzanira ejo bundi, ukibwira ngo ubwo nyine ngo Claudine nuko nguko yarameze kera. Njewe nta muntu wasangiraga nanjye, icyo ni icambere. Nta muntu waryamanaga nanjye cyangwa ngararane nanjye, icyo ni icyakabiri. Abumukobwa iminota 5 kundeba gusa, nta muntu wakanyweye amazi ari kundeba, nta muntu numwe. Mbese ubuzima bwanjye bwari bwararangiye. Iyi imvura yagwaga abantu bose barirahiraga ngo yo ngo ubu noneho cya kirema cyo kwanyira amategeko. Yes, ni by'agacukashi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Njyewe nitwa David, ninjye mugiye kubana muri urugendo nakoreye mu karere ka Musanze, aho naje gusura umukozi w'Imana Claudine. Claudine mwagiye bumukunda hano kuri Gonarike Plus. Uyu munsi rero byabaye ngombwa ko tugaruka kumusura, cyane cyane ko abantu bagenda bambaza ati ese David ntibyakunda ko wamushyira buri munsi, ariko ntago byakunda, ahubwo tugomba gukora ibishoboka byose tukajya tumuzana vuba bidatinze. Hanyuma nk'uko uyu munsi agenda gukora urugendo yerekeza mu gihugu cya Uganda, navuze atereka ajye muri Uganda, maze kumuganiriza kugira ngo atazatindaho cyane, noneho tukamukumbura kurusha. Hagiye mu mujyi wa Kampala, hagiye gusengera abantu bagiye batandukanye mu bibazo bigiye bitandukanye. Hanyuma rero Claudine ni umuntu udasanzwe mu gihe nk'iki, ni umuntu Imana ahamagaye mu gihe nk'iki, igihe cyiza ariko nanone igihe kigoranye, aho umuntu ashobora kuba yamukurikira ari ahantu hose hagiye hatandukanye. Hanyuma ikindi, Claudine ni umuntu Imana ahamagaye mu gihe kigoranye, aho abantu babuze ikiza bakavuga ko nta bahanuzi bakihari, cyangwa se abahanuzi b'Imana ikoreramo, cyangwa se Imana icishamo message kugira ngo bageze ku bwoko bwayo. Hanyuma rero Claudine ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, ni umuntu usengera abantu bagakira, ni umuntu usengera ibyifuzo by'abantu bigiye bitandukanye bigasubizwa, ni umuntu uguhanura ibintu bigasohora vuba vuba, cyane ko we yagiye abyivugira neza ko mu minsi 3 mu cyumweru biba byasohoye, ko nta muntu asengera ngo bimara igihe kirekire. Hanyuma rero icyo nabararikira ni kimwe, nuko mugomba gukurikira ibiganiro byose turi buze kugirana, cyangwa se ijambo ry'Imana ribuze gutambutsa hano kuri Gonarike Plus, kuko muzi neza ko nge nikundira ijambo ry'Imana tukanaganira, ariko nanone kiba kigenderewe cyane nuko abantu b'Imana bongera kumva Imana bundi bushya, bongera kwakira agakiza bundi bushyashya. Cyane cyane kiba kitugenza no kubona benshi bakizwa, umubare w'abarimbuka ukaba mukeya. Hanyuma rero ibanga nabibira nuko dusoje gukora ikiganiro, musaba nimero yiwe akaza kuyiduhereza, kugira ngo abamukurikiye cyangwa se bagiye bamukunda mu buryo bugiye butandukanye babone uburyo basengana nawe. Nkuko nababwiye ko naje gusura Claudine. Claudine turicanye tugiye kuganira. Claudine, ndakwakiriye. Umeze ute? Ese neza. Reka dutange ikiganiro cyacu n'isengesho kugira ngo Imana tuyobore. Mana turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye kuri Imana yabaye mu ruhande rwacu mu minsi zose tumaze kuri iyi si. Hari abantu benshi bageze ahacecekerwa, ariko twebweho waturinze gupfa tugeze aya masaha tukihumeka umwuka w'abazima. Nuhimbazwe Mana. Nyemera ngushimire ko turi guhumeka umwuka tutaguze. Nyemera
ndongera ngo ushimire ko uyu munsi wa none Uwiteka hari impfu nyinshi wasibije, hari imigozi myinshi waciye, hari iminyururu myinshi wadukuye ku maboko, ni nayo mpamvu tugeze kuri aya masaha. Ntuhabwe icyubahiro. Ngushimiye ko uduhaye aka kanya nanone ko kongera kugaragara imbere y'ubwoko bwawe tuvuga ineza yawe, nabwo nubishimirwe Mana. Nyeza untunganye, umbabarire uko nakugenzeho nabi kose, aho natambikiye hose unyeze, nurangiza kunyeza uvuge mvuge mvugishijwe nawe, kandi imbaraga zawe zigaragare kuri njyewe muri aka kanya. Urakoze Mana. Abantu bose badukurikiranye, abarwaye bahe gukira, barushe bahe kuruhuka mu izina rya Yesu. Buri muntu wese n'umutwaro yikoreye uwumuture kugira ngo abashe gukurikira iki kiganiro ameze neza, kandi bizafashe benshi. Urakoze kuri Mana yumva gusenga abana natwe, duheje imyuka mibi, duheje abazimu n'abazimukazi, duheje imbaraga zose z'umubi mu izina rya Yesu. Ibitakuvuga bihunge, ineza yaba ari igaragara ahangaha. Mwuka wera tumanukire, kandi Uwiteka ingabo zitacumuye zigote mu mpande n'impande, ziturinde, kandi iyi gahunda bari wowe yitangiza, bari nawe uyisoza mu izina rya Yesu. Amen. Claudine, nonge kuguha ikaze na karibu. Duhaye ikaze na karibu ku bantu mwese mudukurikiye. Ufite umunaniro? Nabizi ko utagira uruhuka, ufite umunaniro. Ntago babivugaga. Ntago babivuga. Buriya ni nka ryari uheruka kwibuka wasoje umunsi utagize umuntu usengera? Yego kuma, ntago ibyo bintu bibaho. Ntago bibaho. Buri gasoza umunsi nta muntu usengeye, ntago byashoboka. Uretse n'umunsi, nta nubwo nava mu gitondo ngo ngege saa sita nta muntu turasengana. Ibaze. Yego. Kandi ngo uko nkuko kubugenda usenga, ni kubugenda ucana noneho umwuka wera kurimo. Wongera amavuta, ibihe byiza byo gusenga byongera bizamuka cyane. Yego. Ubundi David, Bibiliya yaravuze ngo umukozi ku murimo ni w'Imana yemera, kandi n'umurimo iyo uhozemo ubona icyaguye ukacyegura, ukabona aho ibyatsi byameze ukabibagarira, ukagenda ukabona icyapfuye kugira kitica n'ibindi nacyo ukagikuramo. Uko nyine rero ugenda usenga niko imbaraga zigenda ziba nyinshi, ziyongera cyangwa ukajya mu kindi kirere. Yego. Hanyuma umeze uterera, Imana irakurinze amababa yayo. Ameze neza, nta kibazo cyane. Uri kubyibuha. Tukaba twifatiye urugendo. Yego. Tugiye Kampala. Subwo nibyo ni ngombwa ngo ubivuge. Tugiye Kampala. Ubu ngiye Kampala mu kanya. Mu kanya gatoya rwose. Uragenda n'ikirere. Uragenda n'ikirere? Ndagenda n'imodoka yitwa Jaguar. Kampala ugiyeyo kangahe? N'uyu munsi gusa ndabangiyeyo. Muri Kampala? Yego. Ariko Kisoro ho wagiye uhagera? Yego, ndahazi cyane. Urumva hameze hate? Kampala? Kubera ntarahagera ntago mpazi. Yego. Kweko turaga ntago mpazi. Ntago mpazi. Ari bizakoze bizagutungura mu rugendo rwawe. Ugiye mu murimo w'Imana, gerageza dusobanure neza ku muntu ugiye Kampala. Yego. Ugiye mu murimo w'Imana. Yego. Dusobanura neza urugendo rwawe. Ndasobanuriye gute zika? Ugiye mu nyine abantu. Ariko bura ntago zika abantu badukurikira ari benshi. Nabari mu gihugu cya Uganda. Yego. Kandi uzi neza ko ukunda gusengera abantu baje kukureba mu rugo kwegereye. Ariko ari mu gihugu cya Uganda wifuza kuzakubona. Yego. Uwo ngo yatega kaza kundeba. Uzaba uri nka hehe? Nzaba ndi Kampala mu mujyi, niho tugiye, hari groupe tugiye kubana nayo yo gusenga. Ubwo nyine nibyo tugiye. Biragwa ntagirwa. Ntabwirwa. Mugiye gusenga muri yo groupe? Yego. Yaragutumiye? Yarantumiye. Hanyuma reka twigane mbere ko ngo tujye mu ijambo ry'Imana. Ubu ibyo bya mu ngeno ry'Imana kujya muri Kampala? Yego, ibintu byose rega ngewe nagasenze 2012 nagabikubwiye. Imana irambwira ati ngiye kukwamamaza ku rwego uzamvugira mu Rwanda ukamvugira no mu mahanga. Ubwo rero ni ngombwa kugira ngo ngereyo, bucye bwaho nzajya n'ahandi, nibuca bwaho nje n'ahandi gutyo gutyo. Ubukurikira uzakurikira hehe? Nshobora kujya mu Burundi kuko niho bari kuntumira benshi. Mu Burundi nako ntago byoroshye kujyayo. Ufashe urugendo rw'indege. Yego, n'ubundi ushaka passport bitakunda. Yego. Mu Burundi niho bari kugutumira ari benshi. Yego. Hano ntabwo gutembeza pe. Yego. Uri kwiyumva ute? Ndikubona navuze n'amagambo uvuga. Niba uri kugiye kugenda.
hari umuhanzi waririmbye ngo uyu munezero urandenze mana mbuze uko mbikubwiye najyaga mbyita iby'abahanuzi none mbirebesheje amaso mana yanjye uruho gushimwa yego ujya kuzantabara ngira ngo ni bya bindi by'abahanuzi bya bindi by'abahanuzi nyine hari ukuntu umuntu aguhanurira David wenda wifite utubazo runaka biba bigoye cyane kubwira umuntu wambaye ubusa ngo Imana iguhaye imyambaro ngo ku rwego uzambikana abandi kandi wambaye ubusa uravuga kuti basi wenda nimpe n'uwo mba nambaye uyu munsi hanyuma izo zindi nishaka izana zihorere kubwira umuntu uri gukodesha wabuze nayo kwishura ikode ukamubwira ngo Imana izakubakira etaje ni ibintu bitumvikana aragupinga akakugira umusazi yego kandi koko nkari n'ukuntu ujya guhanura umuntu ngo ukamuhanura ngo Imana iguhe ibyo kurya yego weho ugasanga ufite inzara yego imaze imyaka 5 yego ushakaga kunyumvamo amagambo ndakuzi ko mbivuze ukagira ngo byakubayeho rimwe se kabiri gatanu reka yego ku bantu badukurikiye tugiye kujya mu ijambo ry'Imana ariko hari ikintu kimwe abantu bavuga ukajya guhanura umuntu wagenda n'amaguru nayo gutega imodoka wayabuze yego ukajya guhanura umuntu Imana iguhaye imodoka urumva umuntu hanuriye akahita arakureba akakubwira ati se wowe iyo Mana itanga imodoka yabanze kaguheza n'agakweto keza wambara yego yego hari umugore duherutse guhurira mu soko ryitwa mu Gahunga hari ahirya arantuka ariko ntago namurenganya ntago yizera Imana nyine ni babandi banywa inzoga arantuka ngo ariko Claudina ngo ni gute ngo mwirwa mwiyemera kuri YouTube ngo Imana irakora ngo Imana igashoboye ngo ishoboye ite ngo kuri umukobwa ngo kitaguhaye umugabo kandi ukaba witwa uvuga ngo usengera abandi bose bigakunda rero David ntago bisaba kugira ngo nimba wenda ujye gusengera umuntu uhanure nawe ibyo ufite oya kwa mugane Claudie hajya mbaye nk'umuntu nahita mbyibaza abantu maze gusengera bakabona inko ni bangahe si benshi nta nubwo nabo barango mbarangiza ariko ibaze kuva 2012 senga mura n'abantu tugasenga ibitangaza bigakoreka oya ibintu by'Imana David ntukabyibazeho cyane ibintu by'Imana bigera igihe cyayo iyo cyageze nta wabisubiza inyuma hari umugabo umwe witwaga Pahuro niba ntibeshe ngo yari afite ijisho ngo rireba nabi nuko ngo noneho agasengera abandi bigakunda agasengera abandi bigakunda agasengera abandi bigakunda ariko afite icyo gishakwe ariko Bibiliya yaranditse igavuga ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi ariko Uwiteka murinda muri byose yego nta kibazo amwinda muri byose ubwo numbaza ibindi bikurikiyeho hanyuma nyine nakubaza nukubaza ati se n'ibindi byose bikugeraho burya hari umuntu ushaka kwihanganira ikigeragezo cyangwa se umuntu umenyera ibyago oya nta muntu umenyera ibyago ariko Bibiliya iravuga ngo mwihanganire ababagerageza canga ibibagerageza ariko nta umenyera ibyago ntawe umenyera ibyago uyu munsi mbabaye ejo haza ikindi nkababara ariko nyine ni ukwihangana mu isi niko bimera mbwira abantu bose badukurikiye ngo ibigeragezo uri kureba imbere yawe ntago wabipatanye ariko arare inkuru y'iwacu iraririmbaga ngo wikwiheba shuti komeza umutima wawe dore umwami wawe akuri hafi ibigeragezo ubona ntago wabipatanye ugira ibyiringiro kugiye gutabarwa inzara uri kubona ntago wayipatanye ubushomeri ubona ntago wabupatanye kwambara ubusa ntago wabipatanye guhora urwaje ntago wabipatanye guhora urwaye ntago upfusha ntago wabipatanye gutura mu ikode ntago ibyo bigeragezo wabipatanye Imana ishoboye guhindura igahindura amateka yahinduye kwa Hana umunsi umwe ijambo ry'Imana rirambwira ngo yari yarabaye ingumba ku rwego abantu bose bamwirengaga hejuru ngo ndetse n'umugabo yashatse aramubwira ati yakire ndi kubona kubyara byaranze nzakubera papa w'abahungu nkubere papa w'abakobwa ubwo nkubere n'abakobwa mu mwanya wagatumye abahungu ujye urampamagara mu mwanya wagatumye abuzukuru ujye umpamagara wowe byaranze amukuraho amaboko ariko ngo
ku munota wa nyuma Uwiteka aragaruka ngo amuhereze umwana witwa Samweli. Hanyuma ntago wabipatanye inshuti yanjye, David bwanaga ari we wapatanye ibibazo. Ijambo ry'Imana nasomye rirambwira ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Bivuze ngo ushobora kurarurira ejo mu gitondo ukabyuka useka. Kuko cyane rwose ugaseka ukanishima. Uyu munsi ushobora kuba wambaye ubusa, nta n'imyenda ugira, ubona nta n'umuntu waguha ikiraka, nta n'umuntu waguha akazi. Ejo mu gitondo ukabona umuntu akuzaniye igikapu cyuzuye imyenda utanazimutumye. Shakorodi hari ibigeragezo bikugora cyangwa ibibazo, ukibaza ko ari ikintu wagomeye ku Mana cyangwa se upfa n'Imana. David reka nkubwire, inzu nambaye iyo kanzu wambaye iyi ngiyi nagiye kubwiriza i Kigali 2022. Ngiye kubwirizayo nari ndi kubwiriza muri korari irafashwa cyane. Havamo umugore umwe aransohora hanze arambwira ati rero ndi kumva umutima nama wanje unyemeje kukudodera ikanzu. 2022 umutima wanje unyemeje kukudodera ikanzu. Ndangije ndavuga subu ikanzu, ati ndavuga ati nta kibazo. Arampima ari kwandika nyine ibipimo mu ikayi, ntiyanyeka ati nzakudodera mu bitambaro bisutya, ntiyanambwira ati nzakudodera. Noneho ndinda kuva i Kigali nari ndahamara iminsi 4. Ndavuga ati ubwo ngiye ntayo ntwaye, ubwo nyine kabaye byarangiye ntayo. Yego none nta na nimero ye nigeze ntwara, yanyatse nimero yandika mu ikayi, arambwira ati ntaribi ikanzu nimara kuyidoda ndaguhamagara. Birangira gutyo na 22. Yego ndangije ndagenda nibera aho ngaho 2023 haragera, na 2024 haragera, na 2025 mu kwa mbere niba atari mu kwa kabiri ngiye kubona mbona nimero ntazi zirampamagaye. Ati ano ntibite, ni byiza, amakuru ni meza, umerewe ute? Nimeze neza. Yego. Ati ubusurihe? Niko ndi mu rugo. Ati rero ntago wamenye, nta nubwo wanyibuka. Ati njyewe ndi umumama ndirimba muri korari yitwa gutya na gutya y'i Kigali. Hanyuma hari igihe kimwe waje kutubwiriza nkwemerera kukudodera ikanzu, ndanagupima n'ibipimo ndabyandika. Aturanyibutse? Ntigo. Ati rero ikanzu yawe ndayikuzaniye, mbabarira uze duhurire Musanze mu mujyi, hari ahantu ngiye mu bukwe nyiguhereza. Imyaka ingahe yari ishize? 2022 ayinzanira na 5. Yego. Yego. Akakorode hari igihe ibintu bitindamwa. Rero ntago wabipatanye, ibintu byose bigira igihe. Nje nababwiye ati nzajya nitangaho urugero kugira atazakira umuntu urakara ngo namutanzeho urugero. Niba Imana yarafashe umuntu akadoda ikintu mu myaka 3 kikaza kinkwiye, ntaraje kugabanyisha narajya kongera, uri kumva Imana inaniwe? Ariko ibaze kugira ngo umuntu agupima ibipimo bimara imyaka 3 zinarenga, bigaruka ibyo bipimo ari ibyawe. Nta cyahindutse. Ntago nigeze nkatisha uburebure, sinigeze njya kongeza mu mpande nanga ngo ngabanisha. Hano ari abantu baba badukurikiye, hari igihe rimwe na rimwe tuvuga amagambo nk'aya ngaya bakavuga ati ni ya magambo abakozi Imana amenyereye yo kuryoshya abantu, yo kugira ute. Hano ari abantu baba badukurikiye bafite ibibazo, bumva ubuzima bwararangiye pe. Yareba imbere akabona aho yerekeza, yareba inyuma akabona wapi, iburyo n'ibumoso akabona asigaye mu ruziga wenyine, nta wundi muntu bari kumwe. Yareba mu nshuti, mu muryango, ugasanga bose baramusize, agasanga nta n'amafaranga afite. Urumva? Agasanga nta n'amashuri yize basingo yahengekiraho, akabona ubuzima buranze no akabura icyerekezo. Mu gihe ugeze aho ngaho egera Imana. Hari umuririmbyi wa 277. Uyu muririmbyi yaramfashije, yaravuze ngo gumana nanjye Yesu kuko umunsi ukuze, dore burije mwami ndagushaka, nimbura abandi bo kumfasha mwamuze tugumane. Aravuga ngo iminsi yose mbagushaka mwami, iyo Satani anteye andwanya cyane, ngo nta wundi mfite ubasha kuntabara. Tugumane mwami, tugumane.
David ico gihe uri kubona wabuze umuntu gutabara uri guhamagara Claudine wizeye nk'umuhanuzi ntinkwitabe. Hari abantu benshi bamamagaraga nababwira ati ntago nsengera abantu kuri telefone ngo yongo none si wakwihangana nk'iminota 5 ngo basukansengera amuga ati ntago byakunda ngo yongo ihangana ngo nta kundi nyine ngubwo nuko nguko amuga ati ntari binga handika ibyifuzo bimpe ndajya gusengera n'amazina yawe. Rero mu gihe uri kubona nta wundi mutabazi ufite, umugabo wawe yagucitse, inshuti zakuvuyeho, itorero ryakwanze, imyenda yanze kugukwira, ibintu byose ntabyo guteka ufite, egera Yesu niwe wenyine umara agahinda. David yewe nabonye Imana atari ukuvuga ngo mbese mfite amashuri menshi nanga si mfite imyenda myinshi, yewe Imana narayibonye ibintu byose no witeye kubishoboye. Oya babwiye ubuhamya bwa ko bakunenaga. Oya barakunenaga rero sibyo. Ngo kunena banenye si ntuyita ubona hari nk'umugabo ufite indige zino umbonye gusa kubera kundeba ugahita ubona agiye kuyengeka nka hariya yararutse. Ngo iki? Umugabo David wamabara nubimbaza buriya wowe hari igihe uri kundeba gutya mbyibushe mfite agasura keza wambaye agasaha duhuye ejo bundi nambaye agakweto gasa n'agatambaro nambaye agakanzu keza bahegutse kunzanira ejo bundi ukibwira ngo ubwo nyine ngo Claudine nuko nguko yari ameze kera. Njyewe nta muntu wasangiraga nanjye, icyo ni icya mbere. Nta muntu waryamanaga nanjye cyangwa ngo ararane nanjye, icyo ni icya kabiri. Ab'umukobwa iminota 5 kundeba gusa, nta muntu wakanyweye amazi ari kundeba, nta muntu n'umwe. Mbese ubuzima bwanjye bwari bwararangiye. Iyi imvura yagwaga abantu bose barirahiraga ngo yo ngo ubu noneho cya kirema cyo kwa nyir'amategeko kirapfa, bazi ko ubuzima bwarangiye. Ubu ngubu nkubwira ngo iki ubu kumana ubu wambye kimana yakoze mbonye ejo bundi hari n'igihe mba ndi kugenda mu muhanda ukumva umuntu arambwiye ngo mukozi w'Imana ngo kuri kugenda n'amaguru si ngo fata akamoto ndakishura. Hano muri karitsiye tuyemo, hano muri karitsiye ngo fata akamoto ndakishura nkamubaza si twahuriye ati twahuriye kwa kanaka turasengana urimo umwuka w'Imana nta mukozi w'Imana wo kugenda n'amaguru. David si icyo cyubahiro none nkubwira ngo nagikomoye ku babyeyi. Gusenga niyo nsinzi y'ubuzima, iyo umuntu asenganye umwete kandi gusenga niyo nsinzi inezeza umutima w'umuntu. Wa mugabo unkurikiye, wa mubyeyi unkurikiye, wa mukobwa we, wa musore we, mwegere Imana musenge. Imana ifite byose mu biganza byayo. Oya nyubuhamya bwa barabumbwiye ariko reka kuvunika cyo kawena nk'abantu badukurikiye bo bashobora kutabyumva neza, ariko nyine n'umuntu wabumbwiye ntago rwose ntago nawe mubajije kuri Claudine. Yego irambwiye ati Claudine ndamuzi atubona icyamamare ari gushakishwa nabo mu Rwanda nabo hanze. Cyo kabo mu Rwanda bo nukuza bakamusura akabasengera batari kure. Oya nabo hanze bakatisha indege bakaza tukicarana zibitwaye. Ariko nibyo Mana ko yavuze ati nzakwicazanya n'abakomeye ubundi mwajya muraza. Katisha indege mukaza gusa Claudine. Mwajya muraza. Ari jambo rimwe avuze ngo kuva i Kigali ukizira Musanze. Ibyo gusa koko kwidumbura mu mazi 7 ibibembe bikakuvaho nk'umuntu uri hanze. Yego ubu nk'ubakatishije indege akaza, Imana yahita ivuga ati kubera kavuye hanze akaza mu Rwanda aje kunshaka nderahiye ndo witeka ibyo ndabikoze. Kandi koko ariko ubundi abantu tubura kwizera cyane. Hari umuntu umwe njya nigiraho buriya akenshi hano si umuzi muri Bibiliya. Buriya Imana ntabwo ari kuvuga ngo nuko yarananiwe guha hanuza umwana. Oya ahubwo hano yarasengaga agasenga y'amasengesho nyine atagize ute ya nta kigenda nyirarureshwa ya nyirarureshwa akajya mu mazi na nyirarureshwa akajya he ni nyirarureshwa akavuga ati Imana izansubiza ariko amaze kungamo kari akantu ka nyuma ati umwana nzamuguha. Yego ubundi reka nkubwire iby'iyi Mana kugiye gutuma mvuga byinshi. Ubundi iyi Mana kugira ngo iguhe ikintu bisaba kugira ngo utakaze imbaraga nyinshi.
utari watakaza imbaraga nyinshi. Nukuri kw'Imana ndakurahiye iby'Imana biza gakeya. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo umunsi umwe yagiye gutuma umugabo witwa Mose ukura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa akabajyana i Kanani. Bibiliya irambwira ngo nuko Imana ibaza Mose ngo mbese ufite iki kiri butume nanjye ngutuma nkakwizera nk'umukozi wanjye? Ufite ati mfite inkoni. Kubera iki itamubwiye iti genda gutya imbokoboko? Hari n'abajya babitiramo story ngo ubundi ngo niyo Yesu yabaga agiye gukora ibitangaza ngo n'Imana yakenera agasampu ikindi heraho nyine. None si kubera iki yavuze ngo yatubuye amafi 5 ngo atubura imigati 5? Iyo migati itahaba bari bararyeke yagize ikiheraho igira ikintu yeraho ibaza amazi ikavuga iti mugende muvome ingunguru 6 cyangwa se ibindi 6 yahindura vino. Iyo abadahari ubundi ikintu cyose ni imbaraga nshuti yanjye. Ni imbaraga buriya. Nasomye ijambo ry'Imana komana rirambwira ngo umugabo witwa Pawulo ndetse n'uwitwa Sira ngo baragiye bajya mu nzu y'imbohe, ngo barebye hirya no hino basanga nta muntu wo kubakura mu nzu y'imbohe bafite, basanga nta wabarengera, nta wabaha ibyo kurya, nta wabagemura, nta wabubo, mbese basanga nta kintu na kimwe bafite kibarengera. Batubwo gusenga byanze, no kwiyiriza bikaba byanze, no kwinginga bikaba byanze, tugiye kubyina uko turagenda tubira icyuya abariko imigosi zigenda ziduhambiriye zituvaho, uko tugenda twiterera hejuru iminyururu zive uri kugira ngo babyinnye gakeya nuko zibavaho. Ngo barahamigije uko biterera hejuru izigitse ukuboko igacika, bakongera kwiterera izigitse kandi gacika, wakongera kwiterera ngo izigitse mu nda zigacika, ngo ku rwego iminyururu yose yabavuyeho. Ngo birangije ngo barakomeza barahimbaza ngo Imana ibonye icyuya bataka, ibonye imbaraga batakaje, ngiravuga iti ntabatabaye naba mbahemukiye, ngiti genda ikora ku rugi, ngo urugi rurifungura. Uzi kugira ngo ubyine kugeza igihe mitari ikirifungura nta serire nta rufunguzo bashizemo, ibyo bintu uri kumva bishoboka? Imbaraga nyinshi rero buriya abantu bari hanze bwabateze nk'indege bakaza kundeba tugasenga, niyo ntabahanure Imana yabasubiza ku matike yabo batakaje cyangwa se ku mwanya wabo bafashe kwizera kwabo bagize. Kuko buri kintu cyose nanye wamugane abantu bajya bitiramo sample bagafata Imana bagiye gukora igitangaza ajyaga hani hera, Yesu yabagiye gutubura ibintu ajyaga akantu gake heraho gake. Mukabadi yigeze abaza Elisa, aramubwira ati Elisa umwishuza ari kunyishuza kandi amafaranga ni menshi, none yambwiye ngo aratwara abana banje nintamwishura. Bibiliya irambwira ngo Elisa aramubwira ati gusenga Imana ikishura amadeni turabishoboye ni nabyo, ariko si wowe ufite iki? Ufite iki turahera ntabwo bipfaga kuza gutyo gusa. Muri ibyo bintu si bya ubu sintaje kuvugira ku iyi kamera abantu bambona, ntabwo bibaho, bambona kubera navuze kandi nawe wagizanye. Ubu uramutse wigumiye iwawe nanjye nkigumira hano ntabwo byakunda, nta wamenya nawe nta wakumenya, ntibamenya ngo David asekaga gute utigeze useka. Bisaba kugira ngo nawe ugire ikintu ufite. Nako kantu kongemo ngo David araseka umva nicyo abantu bakwemerera, arabo hanze arabo mu Rwanda buri wese tuvuganya kandi agatumva David araseka nicyo tumukundira. Nseka kukurusha se? Useka nk'igitesi. Useka cyane. Useka nk'igitesi. Useka nk'umuntu watese waguyemo, ariko ni nabyo nuko anyuma yarisanga aramubaza ngo ufite iki? Umugore avuga ngo mfite utuvuta dukeya, undi aramubwira ngo utwo dukeya ufite nitwo Uwiteka agiye guhera hakora, genda utira ibintu muri quartier, ntutire bike wifungirane mu nzu n'abana, hanyuma numara kwifungirana mu nzu n'abana usenge utwo tuvuta dukeya ugenda udutonyangiriza muri buri kintu. Bibiliya irambwira ngo yagiye kudutonyangiriza mu ngo ibintu biruzura neza bigasendera. Imana isa kubera ko nawe watakaje imbaraga zawe utakoze ngo uvune kubigana icyuya ntago yakwitaba. Ifite zibyo kujugunyira inyoni wahabe, ariko ni nabyo buriya umuntu wigomwe nuko tubura kwizera. Ubone ngiye kwizera sinzi ukuntu nkufata, buriya nkanjye nizera cyane, kuri nizera cyane. Yego unagiye no mu gukizwa kwanjye ndakijijwe ntazi ko
wenda nk'umuhanuzi umupasiteri abantu nk'abo Yego. nta cyaha bakora Eh, niko nakijijwe meze yego. kandi n'ubu ngubu niyo numvise ngo umuntu yagikoze Yego. nketse mwifatiye gutya Ntabwo- wowe yabamwe ati wakoze cyakodera no kuntu nkwizera uri umukozi w'Imana Yego. nketse nje ngakwifata gutya ngakwibonera Yego. nabwo nankwibone navuga ati buri hari abakuroze bakugiriye nabi Ugatokesha uti toka shitani. imyuka mibi turagize Eh, njye bakuntu nizera umuntu bandi nayo mpamvu ngiye y'umuntu ambabaje namukundaga namwizeraga bimbabaza kurushaho Yego. sinzi aho nawe birakubaho oya nanjye ndabizi. kubabazwa n'umuntu wizera gukunda noneho ubabara kurushaho Yego, barababara nyine kubera ibintu biba biri aho. hanyuma Claudie tugiye kujya mu ijambo ry'Imana sinzi niba bino bintu ngiye kukubaza kugira ngo uze kubisobanura abantu badukurikiye hari abantu batazi kubitandukanya twabanje kuganira ariko nanone tugira akanya k'ijambo ry'Imana abantu bankurikira neza bazi ko kuri Gahunda Reke Plus uko byagenda ko sinshobora kuganira n'umukozi w'Imana gutigena nta jambo ry'Imana twumvise Yego. cyane cyane ko riri kugenda riba riki ya Claudie Ijambo ry'Imana riri kuba ingume kandi Pawulo yavuze ngo harizaza ibihe birusha abantu bikunda abandi bakunda impiya abandi birarira abandi bibona abandi ntibumvire aravuga ngo ariko ibisa bityo mwebwe mu bitera umugongo urumva nimba abantu birarira ntibazakwigisha ijambo ry'Imana abantu bibona ibyo bintu ntibabijyamo ego kandi icyo gihe twakigezemo ujya ubona umuntu gutwara Bibiliya mu ntoki biteye isoni biteye isoni hari ikintu nsigaye mbona ngo cyitwa protocole yego uramutse utayibonye avuga ati hano nta mudiyakoni uhaba yego urayize protocole ndayizi na protocole uyibona ute mu nsengero babarira Davi ibyo bintu nyine nta kuva na kera Imana yagabihanuye inabivugaho aranyuma avuga ngo ibisa bityo mwebweho mu bitera umugongo ubwo nyine ntukagendere ku by'isi wowe izera Imana mu mutima wawe ubu ngubu kugenda uri umukozi w'Imana ugiye nko gusenga yego wenda ugiye gusenga ahantu mu butayu atari ku cyumweru kugenda ufashe Bibiliya yego biravuna hari abo twigeze kujyana tugiye gusengera ahantu mu butayu yego turagenda twari tugiye gusenga nyine tugiye kwiherera ari abakozi b'Imana yego turagenda tugezeyo tugiye kureba ngiye mbona nta Bibiliya natwaye kuko nayo nari natwaye ngewe ngiye kureba mbona abandi ndabaza ati se nta muntu n'umwe azanye Bibiliya mbona bose barazibikuye namugize isoni avuga ati Bibiliya mwazitwaye bamwe mu mukandara abandi mu mugongo ku buryo zigenda zihishe abandi mu gafuka k'imbere kuburyo nawe umenye iyo bagiye nyine ni cyagiye cy'imperuka twagezemo nuko ariko twebweho tubitera umugongo gutyo Davi tubitera umugongo ntitukabikore kandi Bibiliya ni ingenzi Bibiliya yirukana abadayimoni ntago bikwiriye kutunga imyenda 5 udafite Bibiliya mu nzu Bibiliya mana mugenda mushake Bibiliya kandi musome ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye ngewe Claudine naguhanurira nkavangirwa na runaka yaguhanurira akavangirwa ariko ubuhanuzi bwo muri Bibiliya ntago bujya buvangirwa yego hari bwa bundi hanyuma ni ikibazo kibigiye kukubaza ugerageze kukidusobanura uko ushoboye Claudie isezerano yego igeno n'impano isezerano igeno n'impano Imana itanga ibyo bintu bitandukaniye hehe isezerano igeno n'impano ntese se wumva ko bitandukanye biratandukanye yego isezerano ni ikintu Imana igusezeranya ariko kizasohora ejo cyangwa ejo bundi igeno ni ikintu umuntu aguha akakugenera akavuga ati iki kintu kiragukwiriye hanyuma impano niyo ugagenda ugakoresha mu bandi ntago ari iyo kuryamana niyo ugenda ugakoresha mu bandi niba ari impano yo kubyina ukabyina mu bandi niba ari impano yo gukoma amashyi ugakoma amashyi mu bandi niba ari impano yo guhanura ugahanurira abandi nyine impano ntago bayibika impano ntibayibika niyo gukoresha igeno ni ikintu umuntu akugenera akavuga ati iyi kanzu niyo ikwiriye Claudine akayiguha isezerano ni iry'ibintu ivuga ibintu Imana izaguha ariko bishobora kuza uyu munsi cyangwa ejo niryo usanga abantu bagenda babivanga bakavuga ati wenda urugero umuntu udakijijwe niwe utunze akabaho kandi natwe dukijijwe duharanira kuba nk'umuntu udakijijwe ufite byose ariko tugatandukana n'ibyaha bye
ariko ubundi buzima bwa hano ku isi tukabugira ukavuga ati buri muntu wese aba afite igeno rya hano ku isi yego ngo nkazabaho gutya azapfa gutya. igeno ubundi igeno urumva ni ikintu bakugeneye wowe ubwawe udafiteho uburenganzira, umuntu ukiguhaye ashaka yakikwaka, ashaka igeno ni gutyo bisobanura. Ariko isezerano ni ikintu umuntu aguha ukakirambana. Ese buri muntu yapfa amasezerano Imana yamuhaye amwe atayagezeho atayabonye? Keretse manjire naje kwiga amashuri ntize. Wanze kubeshya abantu? Wanze kubeshya abantu? Ntago bishoboka, ariko binagashoboka. Imana yavuganye n'umugabo witwa Aburahamu ndetse na Sara, ibwira Aburahamu ngo genda urebe umusenyi canga se umucanga, urebe n'inyenyeri n'ukwezi, urubyaro rwawe niko ruzangana. Bivuga rero ngo abana uzasome uzasanga, keretse nimba hari uko njyewe ntange nasoma Bibiliya cyane ngo nyisoze, ariko nzi yuko Aburahamu na Sara bapfuye babyaye Isaka gusa. Ariko Isaka byara abandi bana bavuka ku bana ba Isaka, abandi rwose ruba urubyaro rwa Aburahamu. Nukuvuga isezerano ntago ryasore kuri Aburahamu gusa, ryasohoye no ku bana, byakomeje gukurikirana no ku bana b'iryo gusezerano. Yego, kandi bavuga ngo ni isezerano yagusezeranyije. Yego, kandi no mu ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa 2:28 umurongo wa mbere haravuga ngo nugira umwete wo kumvira, imigisha yose yo mu ijuru nanga iva mu gakiza k'Imana izakuzaho, ngo urubyaro rwawe ruzahabwa umugisha kubera ko wumviye. Ibitenga uvugira mu mutsima bizuzura umugisha kubera yuko wumviye. Nuhinga n'ubunyobwa aho batabuhinga buzera. Mbese imigisha y'Imana nucuruza izakugendaho, nujya mu isoko ikugendeho, nujya koga ikugendeho kubera ko wumviye. Ubwo rero amasezerano y'Imana ashobora kutagusohorera, ariko agasohorera ku mudamu wawe cyangwa agasohorera ku mwana wawe. Ni amasezerano y'Imana. Imana ikurikirana imyaka 1000 yego kurinda isoje ibyo yagusezeranye. Yego. Hanyuma reka tujye mu ijambo ry'Imana. Claudine agiye kujya muri Uganda, dushobora kuzamukumbura igihe kirekire twagiye kumubona vuba, ariko uyu munsi reka tumuganirize akanga nibura agenda ajye muri Uganda amaze kugira ikintu adusigira. Sibyo Claudine? Cyane. Abantu bari muri Uganda rero mwandikire Claudine muri benshi, azabarangira ahantu azabara. Claudine, ntegeza kudatekeza ahantu uzabura utahazi neza. Ntago mpazi neza. Abagutumye ngo nugiye Kampala bazakubwira ati twageze Kampala, ati reka tuze tugutora. Oya, ndaba ndi kumwe n'uwundi muntu usanzwe uhazi, we tugiye kujyana. Biso ntago wakwijyana. Uri umutesi. Wazajya undeka. Ujye gureka ndakuretse n'ubundi. Nanjye nakwijyana, ariko uyu munsi ibuke umunsi umwe hose kubera icyo ushaka kujya mvuge byinshi. Yako nabyo. Imana ihamagara Mose ngaje kuhamagara ubwoko bw'Abisirayeli. Yego. Ngo Mose yamubwiye ati rero Mana njyewe ndikiragi ntago mvuga neza, mvuga ndi kudidimanga. Ngo Imana ikamubwira ngo niba udidimanga ngiye kuguhagurukiriza umuherekeza witwa Aroni. Uzajya uvuga uhanure wasubiremo nyine asobanurira abantu. Ngo none se nimba Imana yanyimereye Aroni niba Imana yanyihereye Aroni ufite ikihe kibazo? Hanyuma reka twumve ijambo ry'Imana. Claudine tuzamukumbura agiye muri Uganda, ariko nanone abantu baze kuguherekeza. By the way, abantu baguherekeza muri Uganda kugira ngo utazagirayo ikibazo. Muherekeze umukozi w'Imana kugira ngo atazagera muri Uganda akagira ikibazo. Burya biba byiza umukozi w'Imana agiye, ariko kanye mbivuga. Yego. Biba byiza umukozi w'Imana agiye, icya mbere afite umwuka wera, afite ijambo, ariko nanone afite ibyo mu mufuka nkatagerayo bakamutambika inkoko z'abandi agahanura ibitahari. Ariko mu mufuka wawe ko harimo akantu avuga ati reka mbahanurire niyo mutagira icyo mumpa. Nigeze kujya kubwiriza mu Bugesera. Noneho mu Bugesera kugenda no kugaruka byari 12,000, ariko aka kantu banza n'akakavuze. Noneho birangije ngenda nyine mfite amafaranga yanjye ku giti canje, ariko umuntu ngiye gusengana nawe arambwira ati reka nguhe 6,000 biri bukuzane, ibindi 6 nzabiguha nutaha. Ndavuga ati nta kibazo, ndateganja mu Bugesera. Turara dusenga, twiyegerwa dusenga, hanyuma twiriwe dusenga, turara dusenga, mu gitondo ndavuga ati ndatashe. Arangije agambwira ati woya data aka kanya se? Ndavuga nti
ati reka tubunarinzi nguramara hano nk'ukwezi dusenge tubohoze ati dore abanyeshuri bari kujya kwiga ati dusenge tubohoze za Minervari ziboneke ibiki byose biboneke ati narinzi ngo nzakujyana no kwa mama mu Mutara na hehe hose ati none uyise ugenda aka kanya ntindagiye da arangije agambwira ati rero niba ugiye ubwo tikira gusubizaho nyine uyishake waguza wayatoragura ku muhanda wagiye gute ntayo nguha njyewe ntayo mfite rwose ubwo narinzi ko nzayashaka mu minsi uri hano ndamubwira ati ko kuba umuntu urengeje imyaka 20 uraye uri busabwe nze kuba iwawe ukwezi kose wasanga no mu Buganda babinkoze David umva abantu mukunda Claudine nge niyo waba byisabiye ni yerekwa ryanjye ariko ndabasabye duherekeze Claudine uraye ugezeyo buriya hari ukuntu ujyana ahantu ukabona abantu nindiriza ibyaha yego ariko bashaka kubona imitangazo yego kandi ukabona kubabwira ko bafite ibyaha byinshi uba ugomba kubivuga ariko wakwibuka ko aribo bantu batumije ugerayo avuga ati se ndabivugara ariko neze ko bitakuba aho yanjewe ntago bimba ubundi aho yanjewe David ukuntu ndeba ukunguko Imana nyibona mu buryo abandi bantu batayibona hari simbizi nje Imana iyo ishaka kumpa iramba iyo idabishaka ntiyamba nawe ubwawe tuziranye Imana itashaka kurya nagera iwawe uhishije ukanyima ibiryo ariko mu gihe yabyemeye irabimpa rero sinjye ngiga inshuti z'abantu nkubwiza ukuri wankunda ukankunda wananyanga ukanyanga buriya n'abahungu iyo hagize nk'umuhungu uza kuntereta ndamubwira ati ngiye kukubwiza ukuri kwanjye n'umuntu nkunde nutanankunda urorere nuko nguko mbaye abantu bose baranze rero kuza ngo nuko wenda ngo ntekeye inkoko cyane njyewe sinazirya ngo nuko wenda ngo wampaye tike ngo canga yego ngo canga ngo nguriye n'agakanzu ngo kiki n'iki ngo ndagukorera iby'abandi ntabakoreraga ngo nuko wenda ngo wabaye inshuti yanjye reka hari umukobwa uherutse kungurira w'Ikigali ahetse kungura agakanzu k'ibihumbi 25 anguriye yende kanzu ya 30 angurira n'udukweto nyine anyimezaho neza noneho ashize iminsi yarampamagara arambwira ati si Claudine ati mwana ati wansengera kuri telefone n'iki ndaje ndamubwira ati rero ibyo ntakoreraga abandi ntago nabigukora ngo nukuri inshuti yanjye nimba ushaka kunkunda nkunda nimba utabishaka ubyiwerere ntago nsengeraga abantu kuri telefone inshuti yanjye arangije agambwira ati cyo ngukundaga nukuvugisha gukuri ako kantu yarakankundiye rero jewe uyu uri umunyabyaha nkubwira ko uri umunyabyaha na Bibiliya avuga ngo mubwire abanyabyaha ko no gupfa bazapfa niba uri umukiranutsi nkakubwira ko uri umukiranutsi ntacyo nshingiyeho utitaye ngo nibo bantu batumije uhagera ndeka ubu subu David koko ubu mu rwego rwanjye nk'ubu wenda ngezeyo bakanyima atike ngarura nkaguhamagara wabura atike umpa nuko mangu ukeneye ntabwo ati mu gitondo byuka utaha cyangwa se ni ako kanya leta kubwira ati uri tayari yego n'uwo mupira wambaye wawuteza ukampatike yego pe akimana zagena nawe by the way zagushyigikire yego kandi zagutunyuze mu butumwa bwiza uzasengera abantu bakiri byanze gusubizwa bisubizwe amen uzagena n'Imana mu buryo bwose imbere n'inyuma ibumoso n'iburyo Imana izabe hamwe nawe zagushyigikire pe ndabyakiriye mu izina rya Imana ikabana nawe aba ari ibintu byiza nizeye ko Imana izagukoresha imirimo y'ubutware hamwe ka gihugu kandi nizeye ko n'abantu bazagira hamwe nabo bazagukunda kurushaho amen ari ikindi kintu uzavayo urimo amen yego uzava rwose uri kwaka ufite inyenyeri kubera rero nsabiye umugisha ivayo nzahita nza kukureba Imana ishimwe zaba ngutegereje ko reka cyo mu ijambo ry'Imana nizeye ko abantu babyumvise ko bari buze kuguherekeza ukagira amahoro ariko nanone abantu bari mu gihugu cya Uganda bari buze gukurikira kino kiganiro nimero turaza kuyisiga inyuma ku muntu wifuza kuba yasengana nawe abe yamwandikira akazamurangira ahantu azaba ari kuzamara igihe kingana iki ntago mbizi ariko zishobora kuba iminsi 2 cyangwa 3 hagati y'iminsi 2 n'3 gutyo niyo cyo gihe Claudine azamarayo urumva ntabwo ari igihe gitoya wigomwa kanya kabukigombwa akazi kawe kwigomwa ibyo wakundaga ukaza kureba Claudine byo twahoze tuvuga ati kuza kureba umukozi w'Imana gusa byonyine ugatahana igisubizo cyawe birakunaniye yego birakunaniye Claudine kabone ijambo ry'Imana murakoze cyane Imana ibaha umugisha tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasanga mu byakozwe n'intumwa ibice 12 turasoma umurongo wa 6
n'umurongo wa 7. Ariko umutwe w'amagambo avuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Marayika gukize mu izina rya Yesu. Bibiliya yavuze ngo Herode araye ari bumusohore. Iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abarinzi y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu ibiri. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana arahagarara aho umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramubwira, aramukangura ati byuka. N'ingoga iminyururu imuva ku maboko, igwa hasi cyangwa se iragwa. Twakire neza amagambo y'Imana. Muzajye murihangana nize makeya yayandi muzi ariko Imana yongereyemo iyo yabari yariya gusa na bino ntago mba mbishoboye. Yiyeranja ni wawe yiyeranje David, ubwo nanjye ndabiguhanuriye nigera iwawe yiyeranje. Bibiliya dusomye ku nkuru z'umugabo witwa Petero. Uyu mugabo witwa Petero ngo umugabo witwa Herode yaramufunze, agira ngo amufunze nk'uko afungaga abandi, aramufunga. Bibiliya irambwira ngo ageze mu munyururu ngo ntiyanyurwa, aravuga atashobora kuzaca mu idirisha agacika, ngo amurindisha abasirikare 16, ngo afata abana bashiga iburyo, afata abana bashiga ibumoso, afata babiri abashiga impande ya Petero, abandi bahagara ku muryango 16. Ibaza umuntu ararindwa n'abantu 16. Bibiliya irambwira ngo yarazigitse iminyururu 2 cyangwa se imigozi 2, azigitse amaguru, azigitse n'amaboko. Ariko ngo abanyetorero bagira umwete wo kumusengera no kumusabira ku Mana, niko Bibiliya ivuga. Natangiye kare mbabwira ngo ibikunaniye, ibikugoye, ibikuruhije, egere Yesu usenge, umubwire ngo Yesu, ibi bintu byananiye, kubyara byananiye, guhinga byananiye, gucuruza nkunguka byanze, ariko Yesu ndakwegereye, iyeranje gira izindi nzira nshasha ucamo untabare. Bibiliya ivuga ngo abanyetorero barasenga, babwira Imana ngo Herode nta muntu n'umwe yafunze ngo abashe kugaruka, ariko Petero we turamugusabye umugarure Mana. Ngo Imana yumva gusenga kw'aba banyetorero, Imana yumve gusenga kwacu. Hanyuma Bibiliya irambwira ngo marayika umunsi Petero yari kwicwa, Herode yari kumusohora akamwica, ngo niwo munsi marayika yamanukiye mu nzu y'imbohe. Uyu munsi ndagira ngo ninginga Imana imanukire mu bucuruzi bwawe, ndagira ngo ninginga Imana imanukire mu buhinzi bwawe. Ndi kugusengera Imana, wowe muntu nkurikira aya masaha, ubu umugore, ubu umukobwa, ubu umusore, ndi kwinginga Imana ngo imanukire ku buzima bwawe, ngo marayika amanukira mu nzu y'imbohe, icyamu Uwiteka akamanukira mu matungo woroye, icyamu Uwiteka akamanukira kuri ya viza ufite, akazi keza kahita kaboneka ukuri indege ukagenda, icyamu Uwiteka akamanuka, ngo marayika w'Uwiteka aramanuka, ngo amanukira mu nzu y'imbohe, ngo arangije akoma Petero mu mbavu, aramubwira ati Petero byuka, haguruka. Ngo Petero amubwira ati ndaziritse, nzigitswe n'ubushomeri, nzigitswe n'inzara, nzigitswe n'amadeni, nzigitswe n'ubukode, ubu ndazigitse. Hari abarinzi bandinze bitwa amagambo, hari abari kuvuga ko nzapfa ejo, abo barandinze, hari abari kuvuga ko nabuze urubyaro, abo barandinze. Ngo ariko marayika aramubwira ati mpfa kuba namanutse, byuka tugende. Bibiliya irambwira ngo Petero akinyeganyega, ngo iminyururu yazigitse amaboko yacika, icami iminyururu ikuzigitse igacika ikagwa hasi. Ubu David, hari abantu badukurikiranye kuri iyi kamera bazigitswe n'iminyururu yitwa uburwayi, akaba yarivuje bikanga, ariko uyu munsi marayika w'Uwiteka amanuke. Amen. Koma ko ndi kumva mfashijwe zikandi akiri mu gitondo, akiri mu gitondo we nizo bahitaye ryaba ryinshi. Ubu hari abantu bazigitswe no kuteza, akaba yarahinze agashigamo yira, agashigamo imvaruganda, agashigamo imborera, ariko iyi minyururu ikanga gucika. Nari niginze Uwiteka ngo iyi minyururu icike kubera marayika yamanutse.
ubu hari umuntu waziritswe n'iminyururu yo kudashaka. David akaba ari mwiza nta kanenge na kamwe afite, ariko uje kumubwira ko amukunda ku wa mbere agataha ku wa kane, uje kumubwira ko amukunda ku wa gatanu agataha ku cyumweru. Ariko uyu munsi marayika amanuke. Bashuti banje ndabasengeye, uyu munsi marayika uko yamanukiye mu nzu y'imbohe kwa Herode, amanukire no mu muryango wawe, amanukire no ku buzima bwawe, amanukire no muri karitsiye utuyemo, amanukire no mu rusengero utuyemo. Uyu munsi marayika amanuke agukome mu mbavu, hanyuma nurangiza uhaguruke. Bibiliya irambwira ngo amukomye mu mbavu ngo Petero arahaguruka, iminyururu imubosha amaboko ngo iracika, imubosha amaguru ngo iracika, ngo hanyuma Imana isinziriza babarinzi bari bamurinze. Babandi bari bari kuvuga ngo azapfa nabi ngo irabasinziriza. Babandi bari bari kuvuga ngo azapfa atabyaye ngo Imana irabasinziriza. Babandi bari bamurinze bari kuvuga bati araje arebe ngabo ngabo, Imana irabasinziriza. Ngo hanyuma ya marayika ngasohora Petero ngo mu nzu y'imbohe, Imana igusore mu bibazo wari ufite, Imana igusore mu kugumirwa wari ufite, Imana igusore mu kubura urubyaro wari ufite, Imana igusore mu budwayi wari ufite, Imana igusore mu madeni urimo, Imana igusore mu bukode urimo. Mubyeyi nkurikiranye, Imana igusore mu nkono urarukubitwa. Mubyeyi nkurikiranye, Imana igusore mu gahinda ufite. Mukobwa, Imana igusore muri iki cyangiro watejwe, Imana igusore mu nzu y'imbohe urimo. Uyu munsi wa none musore unkurikiranye, Imana igusore muri ubu bushomeri, Imana igusore muri uku gutsindwa, maze igihe kinini ukorera perime warayibuze, Imana igusore muri iyi gereza, maze igihe kinini wifuza kujya mu mahanga byaranze, Imana igusore muri iyi gereza wicayemo, hanyuma wurire indege ugende. Tugiye gusenga Imana, Imana ibasore muri iyi nzu imbohe umaze igihe kinini uhanura bikanga gusohora, Imana igusore muri iki cangiro baguteje. Umaze igihe kinini ntawe ukwemera, Imana igusore. Umaze igihe kinini uburara, Imana igusore muri iyi nzara. Umaze igihe kinini wambaye ubusa, Imana igusore muri uku kwambara ubusa. Umaze igihe kinini ubabaye, Imana igusore muri uyu mubabaro, Imana igusore mu marira urarurira. Umaze igihe kinini udasinzira, Imana igusore muri iki kigeragezo. Hanyuma Uwiteka Imana yasigaye itugiriye neza twese. Mana turagushimiye, turaguhimbaje nanone, tugushimiye imirimo yawe myiza ufite ku bwoko bwawe. Buri Imana ituzi kandi waraturemye. Aba basore badukurikiye none ni wowe wabaremye kandi ni wowe ubazi. Aba bagabo badukurikiranye isaya none ni wowe ubazi kandi ni wowe wabaremye. Aba babyeyi ni wowe ubazi kandi warabaremye. Abakobwa ni wowe waturemye kandi ugatuza Imana. Niyo mpamvu tukwinginze ngo buri muntu wese na gereza arimo, hari ufite gereza yo kutunguka, hari uri muri gereza y'inzara, hari uri muri gereza ni nyinshi ku bwoko bwawe. Ariko nari nkwinginze ngo umanure marayika kuri iyi tariki, manura marayika. Uwiteka, Herode ashaka kutwica kandi ashaka kudukuraho, ndetse yabigambiriye, n'umunsi wageze. Ariko wohereze marayika ku bwoko bwawe, kandi marayika niwe ubasha gusohora abantu. Udusore mu bibazo byose dufite, uko wasohoye Abisirayeli bakava mu gihugu cya Egiputa bakajya mu gihugu cyitwa Kanani, abari gusohora ubwoko bwawe kugira ngo ineza yawe ikomeze kuganza. Ngaho hereza urubyara barubuze, ishura amadeni kuba yarimo. Uwiteka atanga amazu kubakodesha mu izina rya Yesu. Tanga abakiriya ku bantu bose bafite ibyo bari kugurisha. Tanga Uwiteka nyir'ingabo abana bazima ku bantu bose batwite. Nyemerera utanga abagabo ku bakobwa babashaka, utanga abagore ku basore babashaka, kandi Uwiteka ingo zisenyutse nyemerera uzubake. Uwiteka nyemerera uhereza abanyeshuri ubwenge. Buri muntu wese Mana ugushaka umubone, akubone. Nyemerera utanga agakiza ku bantu batarakizwa. Nyemerera ufungura abantu bose bari mu nzu y'imbohe. Buri wese ugushaka uhereye umunsi wa none umwitabe, kubera kuri Data wa twese mwiza.
urakoze dukomeje gusengera iterambere kugira ngo ribashe kugera kure cyane, abantu bose batarakumenya bakumenye bimfashishije iri koranabuhanga. Urakoze kuri Mana yumva gusenga, jya utwambika imbaraga Mana, duhaze uburame, dusuke amavuta yawe, dusuke umwuka wera, Uwiteka mu nzira zose duciyemo tugendane nawe, kandi amagambo yose tuvuze abavuye kuri wowe, ineza yawe n'urukundo rwawe byome kuri twe mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma turagushimiye Claudine ku ijambo ry'Imana ndetse n'ibiganiro twabanje kugira. Nizeye ko abantu badukurikiye bakuyemo amasomo menshi. Maze iminsi ngendana ijambo rivuga ngo turebe twumva ariko tunige. Iryo jambo ntabwo ari bwo bwa mbere ndivuze ku bantu basanzwe badukurikira. Byaba bigoranye cyangwa se binababaje cyane biteye agahinda kudukurikira, ariko ukaba wumvise gusa ukareba na Claudine uburyo abwiriza, ukareba mu kanwa ka Claudine uburyo avugamo neza, ariko nta kintu wize. Ikibazo si ikibazo, burya biragoranye. Hari abantu bareba bakavuga ati Claudine ni umunyakimero, arabyibuha, umuntu uburyo aseka, ariko si bikunda niko nanone ugira ikintu wiga. Bihere mu biganiro twatangiye bwa mbere tuvuga kugeza ku ijambo ry'Imana. By'umwihariko ngiye Claudine ndagushimiye cyane. Murakoze. Tugeze mu kanya keza ko gufata nimero y'umukozi w'Imana, rimwe na rimwe njye ngira ubwoba ko bazagakunda kurusha ijambo ry'Imana. Ukurikije abantu baguhamagara saba ari benshi, ni benshi cyane, watekeza ko batumvisha ijambo ry'Imana. Yego ko cyane, hari nabo mbaza nkababwira ati mu kiganiro ni irihe jambo navuze mukumva murafashijwe akaribura. Yego. Ariko ikiza cyaba kihari nuko ugomba kumenya ijambo rigufasha, cyangwa se kumva ijambo rimwe mu kiganiro cyose byagufasha kugira ngo ube wahamagara Claudine mugasinga. No kuri. Yego. Rero reka tumusabe nimero ye, tunamubwira atagira urugendo rwiza hari. 0788 651 830 0788 651 830. Yego. Hanyuma namwe mwadukurikiye ndabashimiye cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibarinda. Niba udukunda cyangwa se ugenda ukunda ibiganiro tugenda tukugezaho, kara subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro uri mu ba mbere. Nasangiza n'inshuti zawe. Bino biganiro byacu ni ibiganiro usangiza inshuti yawe, apana atari inshuti yawe wayimusangiza, ukamushiringa kuko nanone ukajya ahantu handika ubutumwa ukatwandika ati mukosore iki ngiki, cyangwa se kutubwira ko mudukunda. Amasanga arimo tugamba twiza tubwira Claudine turagukunda, Claudine umeze gutya. Hanyuma Claudine nayo rero Imana ikurinde, igendane nawe. Amen.